Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese tubana umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro tubategura tukabagezaho umunsi kuwundi twose cyane reka duhita dutangira n'amakuru yacu mu buryo burambuye ariko nanone kandi kubana natwe nta cyorohejwe nkabyo mu makuru ndetse n'ibiganiro tugira tubategura tukabagezaho umunsi kuwundi byinshi cyane turebera hamwe biba biriho biravugwa hano iwacu mu Rwanda no kugira ujye ubana natwe nta kindi no gukanda subscribe. Reka nkubwiye ko Perezida Kagame yaburiye abashaka gushwanyaguza u Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko kuva hatangira kumvikana imvugo zabavuga ko biteguye gutera u Rwanda bakarushwanyaguza igihugu ngo cyiteguye ndetse ngo uwahirahira atera u Rwanda ashaka kurushwanyaguza yakwisanga ari we washwanyaguritse. Ni ubutumwa Perezida Kagame yagarutseho mu birori byo gusoza umwaka wa 2023 yakiriyemo abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda kuwa gatandatu tariki ya 30 Ukuboza umwaka wa 2023. Ibirori byarimo Madamu Jeannette Kagame, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, urubyiruko n'abandi. Perezida Kagame yavuze ko mu gusoza umwaka no gutangira undi abantu bidagadura ariko bakomeza kuzirikana ko hari nibibi bishobora kuba. Yavuze ko ari byiza kwishimira ibyiza ariko uwitegura ibishobora kudusubiza inyuma kugira ngo bitaba. Ibi birori rero byo gusoza umwaka wa 2023 byabaye nyuma y'iminsi mike Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangaje ko ashaka gutera u Rwanda ashinja gufasha umutwe wa M23 cyangwa si M23, M23, M23 bitewe nuko ubyita. Perezida Kagame rero yavuze ko uwigamba gutera u Rwanda akarushwanyaguza yibeshe cyane. Magambo yagize ati kuvuga ngo umuntu arategura imigambi ye yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, gutera u Rwanda akarushwanyaguza, icyo tutazi ni ikise aho gushwanyagurika twarahageze turahazi, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo. Abigarutseho rero nyuma y'uko tariki ya 18 Ukuboza umwaka wa 2023 Perezida Tshisekedi yatangarije abanyekongo ko ateganya gusaba inteko ishinga amategeko kumuha uburenganzira bwo gutangiza intambara ku Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko ingabo ze za FARDC ngo zifite ubushobozi bwo kurasa Kigali bidasabye ko ziva mu mujyi wa Goma. Perezida Kagame yasobanuye ko ibyo kimwe n'andi magambo yatangajwe mbere bikimara kuvugwa hari abaje kumwumvisha ko yari amagambo Tshisekedi yavuze yikinira. Bivugwa ko rero Tshisekedi ashobora kuba yarabivuze ngo abaturage bongere kumutorera manda ya kabiri. Perezida Kagame yavuze ko adashobora kubifata nk'imikino, ati gukoresha kugirira nabi u Rwanda kugira ngo ibintu bikugendekere neza wowe, ati twe ntabwo tuzategura kugira nabi umuntu uwo ari we wese. Ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ngo ntabwo ari byo yavugaga. Nge ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko nta muntu ukwiye gukoresha u Rwanda mu nyungu ze ashaka kugera ku byo ashaka kuko bitazamuhira. Magambo ye yagize ati ntago ishobora kutubaho kiri hanyuma icyatubayeho. Ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku bye, ibyo biramureba. Rero isi yerekeza ahari inyungu niyo magambo yatangaje. Nanone kandi reka nkubwire ko isi ahari inyungu nyinshi aho kureba ukuri, nyine isi yerekeza ari inyungu nyinshi aho kureba ukuri. Umukuru w'u Rwanda yagaragaje ko byashobokaga ko umuntu yaterera agati mu ryinyo ku mvugo z'abashaka gutera u Rwanda iyo biza kuba ngo mu bihe bya kera aho abantu babonaga uwatanye bakamwereka ko taye umurongo ndetse bakamugarura, ariko ubu hasigaye hakora inyungu gusa. Yagize ati ibintu byajyaga kuba bibi isi igahaguruka ikamagana umuntu ugira nabi
iti sigaho ni bibi. Ubwo nyine icyo gihe u Rwanda rwavuga ngo isi izadutabara cyangwa izabyumva, izahagurukira ushaka kugirira nabi, ariko mu 1994 ntabwo byabaye, ntabahagurutse ngo bavuge ngo ibi byoye kuba. Rero mu minsi turimo ubu ngubu, uyu munsi nta ufite icyo nyine icyo akugomba, nyine uravuga ngo ariko uyu turamushakaho iki, afite iki, yaduha iki, ntibigisaba kugendera ku bikorwa bifatika cyangwa nyine ibimenyetso cyangwa kubera cyangwa nyine kureba niba ari ukuri cyangwa ari amakosa. Ni inyungu. Niba umuntu afite inyungu yunguka muri wa wundi unteza umutekano muke, amufitemo inyungu nyinshi kundusha, ubwo aramenya ko agomba kwirwariza. Rero umukuru w'igihugu yagaragaje ko mu mwaka w'1994 ibihugu byateye nyine byatereranye u Rwanda birangira habayeho kwirwariza kandi igihugu nticyazima. Yavuze ko no kuri iyi nshuro u Rwanda ntabwo nyine bw'ibikangisho rufite kuko ruhora rwiteguye. Yagize ati tugomba guhora twiteguye kandi tumenyereye gufatira urugero ku gihe kigoye cyane, aho mu gihe icyo ari cyo cyose dushobora kongera gusanga twirwariza. Nidutereranwa tuzirwanaho kandi tuzabaho neza kurusha uko byagenze mu gihe cyashize. Ayo niyo magambo ya Perezida Paul Kagame. Rero yavuze ko uzashaka gushwanyaguza u Rwanda ari we uzashwanyagurika. Ni byinshi byatangarijwe nyine muri iki kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'abanyarwanda, ndetse no muri aya magambo akomeye cyane yatangaje. Nako kandi ubwo duhise twerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye. Perezida nyine watsinze amatora ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'amajwi 33.34% bigize nyine abatoye kuri iyi nshuro. Rero abakandida bose biyamamarije ku mwanya perezida ubu ngubu bahamagariye abayoboke babo ndetse n'abatemeranya n'ibyavuye mu matora ko bagomba kujya mu mihanda bakigaragambya, ndetse bakaba basaba ko nyine amatora yasubirwamo kuko ngo bo batumva kuntu bo batsindwa, kuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akaza kuba abanikira, ndetse bakanibaza impamvu cyangwa se nyine bakajura bavuga ko mu nteko itora cyangwa se nyine Seni, komisiyo ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngirimo abagize ishaka rya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Umutwe wa 23 nawo ngo nta kugoheka, nta na rimwe ugomba kuva ngo mu bice wamaze kugenda ufata, kandi ukomeje gutangaza ko ngo ko ukomeje gucunga umutekano w'abanyagihugu nk'uko wamaze kugenda ubitangaza mu duce tumwe na tumwe wafashe. Komeza mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane, turaza gukora n'amakuru agezweho. Reka mbashimire mwese kwa banyamukanda subscribe, turabashimiye.